yeah nakatiye sikuru ngongeye gushaka ifungo ubushomeri bwari danje mbona bitavamo nedekezi Kigali nzi kugeza ngiye gufata injiri y'imihanda nongira digito yo ibindi mukurikire mumenye stereo nimeze. Hello guys, ngiye muranza amazina ni M&D. So umunsi tugiye kuba turi kumwe ntago ndamuvuga i surprise, tugiye kuganira nawe, tugiye kubana muri iki kiganiro. Natangira twibwira amazina yawe. Wow, wandi aka Jaguar Mr. Miller. warashishuye ni Miller, DJ Miller ni sobanura. Nagira DJ Miller, Mr. Miller na DJ Miller bitandukanye. Yeah, of course. Aka Jaguar no byatanje. Nebwe nabaziko mufera mbwira nsobanurira none se mufitanye isano nyine nsobanura ahantu Mira ryavuye nsobanurira. Okay, urakoze cyane icyo kibazo ubundi nishize cyane tu. Abantu benshi bagenda bajya bakunda kuvuga ngo ese Mira kwigendera cyane ntabwo ari nanya kwigendera. Umuntu wese ahitamo ikintu afite ishatse kuvuga. Mira ni miruwari nkuko mubizi miruwari. Then miruwari ni indorerwamo ibintu nkora mbyumva mu just kuvuga ngo bitewe nuko najyaho nk'indirimba ibintu bakabikunda naje kuvuga ko ya ni nk'ikintu umuntu yumvishemo abakibona mu just Miller biza gutyo miruwari nuko ryaje then ndihitamo gutyo. Wow, none se ugiye kunsobanurira Mr. Miller umpagaze hano imbere aka kanya sibyo n'umuntu ki? Okay, Jaguar umpagaze hano imbere hano aka kanya sibyo ni muntu ki yakora iki nyine sobanura muri make? Okay, Jaguar ni umuhanzi, ni umuraperi, ni umuririmbyi, urumva ni byose. Ni byose arategura bya danje. Yeah. By the way, yeah, ndi umuhanzi bisanzwe, ndumva n'ibikorwa bihari kandi binagaragara kabisa. Okay, hanyuma ibyo bikorwa byawe ni ibihe? Twabisanga twabibona gute nk'abantu nyine b'abafana bawe? Ese byagenda gute nsobanurira? Okay, nk'umuhanzi wese rero rimwe azamuka ibikorwa byanjye biba biri kuri YouTube channel. YouTube channel yanjye ni Kigali Vibes, ko ni byiza nyine iyo search Dromia bilaza Kigali Vibes bikaza sava ni neza cyane. Yeah. Okay guys, mwabyumvishe umushaka ni Dromila kuri Kigali Vibes kuri YouTube channel ye. Hanyuma twitegura iki gishya muri iyi minsi? Ibyo mugomba kwitegura byo ni byinshi. Nka Jaguar ku muhigo urumva ari danje. Bafitiye agashya, then hari indirimbo nigeze gusohora. Kakanya ngomba gupanga kuyikorera cover. Yeah. Gupanga kuyikorera remix, sorry. Remix ni remix iza then nta kizahinduka cyane usibye nyine ku pintura n'amashusho imirongo izaba ari yayindi, amagambo ari yayindi, ariko amashusho niyo azaba atandukanye n'ayambere. Okay, hanyuma tubwiye ibikorwa byawe, tubwiye aho twabisanga. Wambabarira iyo ndirimbo ugiye gukorera remix sibyo? Ukayisangiza kuba tureba nanjye nyine ukanyibiraho ku mirongo mitoya nyine ukatwumvisha uburyo izabimeze. Urakoze neza cyane. Indirimbo ni indirimbo yitwa Kigali ni danje. Of course ni umuntu wa hustlinze muri life ya Kigali. Nyine arimo ashaka ubuzima. Murabizi hari ukuntu ibintu biba binagoranye kugira ngo gafate nyine n'inzira nyinshi. Then indirimbo yitwa Kigali ni danje, urebye ni story ikunda kuba true story niko nabyita. By the way, indirimbo ijye gukorwa na Saben Pro. Congratulations, just keep up bro, good things for your support. So indirimbo itwa nabuziyo ndara Kigali ni danje, ibyawe ni danje, bilansaba kantu
nakatiye sikuru ngo ngiye gushaka ifungo, ubushomeri bwari danje mbona bitavamo, nerekeza i Kigali nzi kugezayo agafata, injirira imihanda nangira agatigito. Yo, ibindi mukurikire mumenye Steriko nimeze. Guys, reka dusoze ikiganiro cyacu, mwakoze kudukurikirana kuri Sabeto Pro. See you. Ciao, ciao.